Reka mbasuhuze none ndizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye by'isi. Ndanyarutse kugira ngo ngire ingingo zigera kuri enye nongera ku bintu byari amakuru y'ibijyanye n'inguzanyo ku muntu ushaka kwiga muri Canada akaba abona adafite ubushobozi buhagije. Ntabwo ndi butinde uyu munsi kuko mfite iminota itari myinshi. Icyambere reka mvuge ku bintu bya consultation. Ku bantu mwarebye video presentation nabakoreye, hariho link nakita ko ari Initech aho ushobora kujyaho ukayuzuza, ariko mu gihe wabanje kumva iyo video ukabanza ukareba iyo presentation ko ushobora kuba uri mu ba potential candidate, uri mu bashobora kuba abanyamahirwe, hanyuma ariko ukaba ukeneye consultation binyuze muri service dutanga, niho honyine ukeneye kuzuza iriya form kuko ni service yishyurwa, ntabwo ari service iri free. Bivuze ko ubanza kwikorera assessment nibura ukaba hari aho ubona uhagaze, then ukaba wumva wakifuza gufata service dutanga yo kubanza kugukorera assessment mbere yuko tugutangira application muri Passage. Numva ko nagashyiraho umucyo. Nabonye hari abantu bagiye buzuza buzuza iriya Initech form, ariko mu by'ukuri hakaba hari information batashyizemo, ntibashyizemo amanota, yenda nimba ari umuntu warangije high school ngo ashyiremo amanota yagize, cyangwa se akaba atahisemo kategori yumva atekereza kuba yashakamo ishuri muri kategori enye zihari. Reka ndebe ikindi. Hanyuma umuntu utekereza kwiga hanyuma agasubira mu rugo bariho ajya gukoreshereza ubumenyi yaba yakuye mu ishuri, ntabwo uwo muntu ari eligible kuri loan, ariko ashobora kuba eligible mu kubona ishuri. Nibyo dushobora kumufasha tukareba ko Passage ishobora kumubonera admission, ariko ntabwo uri eligible kuri loan. Loan bazitanga gusa ku bantu batekereza gushakisha ubuzima hano, bakahaguma igihe runaka, donc bagatura, kubera ko uyu ni umushoramari ashora amafaranga ye ku muntu uza akiga ubumenyi abonye akabukoresha hano agakora nyine ibyo leta imwemerera. Umaze kwiga iyo wize umwaka umwe ubwo baguha work permit ukayikoreraho, hari igihe ujya kurangiza wabonye indi pathway ishobora kukwemera kubona icyangombwa cyo gutura. Wize imyaka 2 baguha work permit y'imyaka 3 ariyo max rwose ushobora gukoresha n'umuntu wize hano ufite amahirwe yuko iyo myaka izajya gushira wabonye inzira iguhesha permanent residence. Umuntu rero utekereza gusubira mu rugo mu gihugu cye ntabwo ari eligible kuri loan, ariko ashobora kuba eligible mu guhabwa service zo kubona admission mu mashuri, mu ishuri rimwe mu yakorana na Passage. Passage itanga loan y'imyaka 2 gusa, ntabwo imyaka 2 irenga. Donc na programu ziri eligible kuri loan ni programu zitarenze imyaka 2. Umuntu ushaka kwiga imyaka myinshi, ushaka bachelor's degree, nawe ntabwo ari eligible kuri izi loan. Niyo umuntu ushaka kwiga imyaka 2 gusa, kandi nabwo ukaba ushaka kwiga muri rimwe mu mashuri akorana na Passage, ndetse nimwe muri programu ziri eligible mu guhabwa iyo loan. Icyo nacyo ndumva gisobanutse. Bigenda bite iyo ubaye approved? Reka nongere nsubiremo muri make kuri step mu magambo makeya. Umuntu ushaka kunyura kuri service dutanga tukabanza tukamukorera consultation, twabona ufite amahirwe ari hejuru tugashyira profile yawe muri Passage platform. Passage ikayakira nayo ikayikorera inyigo, yabona koko no uri umu potential candidate ubwigira ikugukontakita mugakorana izindi process zisigaye, yabona ibintu byose ari sawa, niyo ifata ya profile yawe ikayoherereza mu ishuri. Iryo shuri twaba twahisemo, twafatanyije guhitamo twebwe nawe bitewe n'ibyo ushaka kwiga, noneho bagahita batangira na process y'ibya
loan bitewe n'iyo uri mushaka. Ni ukuvuga ko admission izamara kuboneka na passage ya approving loan. Umaze kuba approved rero kuri loan, bagusaba gutanga collateral fees. Collateral fees ni 25 kugeza kuri 30% by'inguzanyo urimo ubasaba. Urugero nagiye nshyiramo ingero, ariko ushaka nko kwiga umwaka umwe n'urugero, ukaba ushaka inguzanyo yo kwishyura ishuri n'amafaranga yo kugutunga ni ibihumbi bigera nko muri 43, usanga bari bugusabe kuba wifite nibura nk'ibihumbi 10, hagati y'10 na 13 n'urugero. Ayo mafaranga ni mandatory kugira ngo passage ishobore gukora izindi steps zisigaye. No kuvuga ko nimba rya shuri ryawe bisaba kuryishyura umwaka wose, passage igenda ikishyura umwaka wose. Hanyuma ayo uzaba basigayemo uhereye kuri iyo collateral fees watanze, ugatangira kugenda uyishyura buri kwezi mu gihe kingana n'imyaka 4 iyo ushatse kwiga umwaka umwe. Collateral fees irakenewe rwose. Niba utarareba video, mu by'ukuri ni presentation ifite amakuru yose ingenzi ukeneye kumenya. Wabanza ukayireba, ukareba n'imibare uko ikoze ku muntu ushaka tuition na living expenses loan, cyangwa umuntu ushaka tuition gusa, hanyuma ukareba estimate ya collateral fees umuntu abakeneye. Ugomba kuba uzabona ubushobozi bwo kubona iyo collateral fees, kandi ukazaba ufite n'ubushobozi bwo kuzakomeza kubishyura buri kwezi kugeza igihe umariyemo inguzanyo yabo. Ndumva icyo cyumvikana. Bigenda bite iyo utabonye visa? Iyo ubuze study permit, collateral fees watanze barayigusubiza. Ibyo biri guarantee. Amakuru yandi tukireba no kureba nimba passage ishobora kuba ifasha abanyeshuri bamaze kubona admission bakaba approvinga kuri loan, nimba banabafasha gusaba study permit, kubera ko bakorana n'abakonsulta cyangwa abanyamategeko mu bya immigration babisobanukiwe cyane ku buryo bakwigira dosiye neza, ku buryo bazaguha visa. Ndumva icyo cyumvikana. Monthly payment, ku muntu wasabye inguzanyo yo kwiga na living expenses, usanga uzamara umwaka utarimo wishyura uyakuye ku mufuka, ahubwo muri living expenses bagombaga kuguha babanza bagakuramo ayo ugomba kubishyura ya buri kwezi, noneho bakaguhereza ayasigaye. Ariko mu gihe usabye inguzanyo yo kwiga gusa, no kuvuga ko uzatangira kwishyura uyakuye ku mufuka wawe ukwezi kumwe nyuma yuko utangiye amasomo. Ubwo na ya collateral fees izaba yatanzwe. Ibyo nabyo ndumva bisobanutse. Hanyuma akandi ngira ngo nongereho nuko ku muntu ushaka kwiga ibindi bintu bidafite aho bihuriye na programu ziri mu mashuri afitanye partnership na passage, uwo nawe dushobora kumufasha gushaka ishuri, ariko ubwo byo ni ibindi bitandukanye n'ibituba turimo tuvuga hano, kuko gushakisha ishuri ugashakisha programu ubwo nukuzenguruka mu mashuri atandukanye bitewe n'icyo ushaka kwiga n'ibindi. Iyo ni process yindi yihariye ukwayo, ariko ibya passage specifically mu gihe ushaka kudukoresha twebwe ni nka pre-screening niko nabyita, hanyuma ibindi tukabishyikiriza passage igakora izindi process zisigaye umuntu akomeza na basupportinga uko bishoboka. Ariko kandi mbibutse ko ushobora nawe kubyikorera uramutse udashatse gufata service zacu. Hariho link nashyizeho n'ubundi muri comment section irapininze, aho ushobora gucekinga eligibility, ukagenda ukareba bitewe n'ibyo ushaka kwiga. Hari ibibazo bagenda bakubaza ukabisubiza, hanyuma bakaguha access kuri amwe mu programu ahari, ukarebamo ishobora kubihuje n'ibyo ushaka. Wabona ibintu bimeze neza ukaba wakwitangira application utanze ntabwo ihita ijya ku ishuri, ahubwo inyura muri passage,
hanyuma passage ikazayikorera inyigo ikabona kuyitanga mu gihe ibintu byose basanze bimeze neza. Ni kimwe rero uko waba urimo kubikora. Itandukaniro ryo gufata serivisi zacu nuko twe tubanza kugukorera iyo screening tukareba nimba koko ushobora kuba potential candidate na bimwe mu bibazo ushobora kuba urimo wibaza. Ntabwo ari itegeko kugira ngo uba approved kuri iriya loan ko ukoresha serivisi zacu, ntabwo ari itegeko. Dufitanye partnership na Passage nk'umu contractor, independent contractor, no kuvuga ko twebwe dufite uburenganzira, dufite ubushobozi bwo gukora pre-screening y'umukandida ushobora kuba yagira amahirwe. Ntibivuze ko tubyemeje 100%, ariko nibura tukaba hari amakuru y'ingenzi twabanze gufata ku mukiriya, ku buryo muri Passage dushobora gushyiramo profile yawe dutekereza ko hari amahirwe ari hejuru yuko Passage na iza processinga bikaba byagenda neza. Nuko kuntu bitandukanye, ariko ubundi ukoresheje link twashyizeho nawe ushobora kugenda ukicekingira, wabona ari sawa ubishoboye ukabyikorera ukareba uko bizagenda. Ndumva ibyo ngibyo byaba bihagije. Ntabwo nabonye uko naboneka kuri live, ariko ndibaza abantu bazagenda bagira ibibazo bashobora kugenda babyandika kuri comment, nkaba najya nshaka umwanya ushoboka ngasubiza. Ku bantu bujuje amafomu dufite kugeza ku itariki nk'ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo tube tumaze kubabwira nimba mwabukinga appointment ya consultation, cyangwa se dukurikije amakuru mwaduhaye yibanze tubona mu by'ukuri amahirwe ari makeya udakeneye kugira consultation ukoresha, ahubwo yenda umuntu akaba yakugira inama wumva ushaka kwigerageza amahirwe ukaba wagerageza ukabyikorera. Kuko hari igihe umuntu ashobora kuguha amakuru ukareba icyambere afite amanota make cyane, tuvuga umuntu urangije high school akaba yaragize amanota makeya, hanyuma ikindi yenda bakaba barigeze nko kumwima visa bamushinja yenda nka misrepresentation n'urugero. Ayo ni amakese akomeye, ashobora kuba akomeye kugira ngo bayahandling, kuko uyu mushoramari aba ari mareba ko amafaranga agiye gutanga mu by'ukuri azagaruka. Mu bitekerezo namwe mbese munibaze n'izindi loan zose tujya gufata uko bigenda, ntabwo ari ibintu biri straight. So bareba umuntu mu by'ukuri ufite ayo mahirwe twavuga, ufite amahirwe yo kubona admission, ufite amahirwe yo kubona visa, ariko kandi unafite ubushobozi bwo kuzabona iriya collateral fees akazashobora gukomeza kubishyura kugeza amazemo amafaranga yabo. Ntabwo ari ibintu navuga ngo biri simple cyane ku buryo umuntu wese ashobora gutekereza ko yaba eligible. Ariyo mpamvu nababwiraga nti dukurikije abantu bagiye kuri Remigo ukuntu banganaga, mu by'ukuri ushobora gusanga nko mu bantu bari bagiyeho hatari kubamo n'abantu na senkani baba eligible, kuko murumva ibintu bigenda bisabwa. Hanyuma kuri aka nanongereho ko nubwo tugufasha usitiri uracyari responsable yo kuzuza ibisabwa n'ishuri. Nimba ishuri risaba icyongereza rikaba ritemera umuntu wize mu Rwanda nk'umuntu waza ngo yige mu cyongereza bakagusaba gukora amateste, izo ni responsibilities zawe. Ikindi Passage nayo ifite ayo mabwiriza ivuga ko igomba kubanza gukoresha interview, nubwo ishuri ritaba ari gusaba izo proof z'icyongereza, kuko yenda wize mu cyongereza ikavuga ati nimba waranye secondaire mu cyongereza birahagije waza ukiga, ariko muri selection za Passage nayo igomba kubanza ikakuvugisha ikumva ko skills zawe zihagaze neza. So ni process muri make. Numva inama nziza no kubanza mukareba iyo video, mukareba presentation twakoze, mukumva amakuru y'ingenzi arimo, mwakumva muri abashaka kugerageza ayo mahirwe kandi koko muri abakandida bashobora kuzuza ibisabwa mu kuzuza intake form, tukazabashakira umwanya hanyuma tugakorana ikiganiro kirambuye tukareba possibilities zose zishoboka, dushingiye ku byo mwize, dushingiye kuri experience mufite mu kazi, dushingiye ku manota mwagize, dushingiye kuri connection mufite muri Canada nimba zihari, dushingiye kuri plan ushobora kuba ufite mu gihe uri mutekereza kunyura muri izo nzira. Numvaga mu magambo make ibyo byaba bihagije, nagira ngo mbyongereho
mwe kunyarukira kukuzuza iyo fomu gusa mutabanje kumva amakuru ahagije. Hanyuma ikindi abantu banyandikira kuri iriya nimero ntabwo nyimonitaringa buri munsi, niyo nyuzeho ndeba gusa ibishobora kuba byihutirwa, kuko ntabwo byanyorohera ko umuntu wese wanditse nzajyaho ngo ducatinge. Murabizi ko ikibazo cy'umwanya twese tuba tugisangiye. Nimba utekereza ko umwanya wawe udahagije, natwe niko bimeze. Ntabwo rwose nakubwira ko nzabona umwanya wo kujya hariya ngo ducatinge, ntabwo byanyorohera. Ariko ari ikibazo mba nshobora kuzajyaho nkagisubiza igihe umwanya wabonetse. Twakoresha rero iyo linki ku bantu bashaka consultation gusa, hanyuma tukazabashakira umwanya urambuye tukaganira. Mukomeze rero mugubwe neza. Ndabifuriza kwinjira muri weekend neza, ibintu bigakomeza bikagenda neza, kandi aya makuru ubonye hari yagira umumaro ntabwo bibujijwe kuba wayamusangiza akigeragereza amahirwe, yaba ari muri Canada ari kwiga already akaba yaba afite difficulties zo gukomeza kwishyura, yaba ari uri hanze ya Canada ushaka kugerageza ayo mahirwe. Buri wese navuga nti ni welcome. Turi kumwe naho utaha. Ciao ciao.